Ikintu cyatumye nshaka kuba umusirikari ni ukubera abantu ba polisi kominare bigeze gufata papa wanjye baramufunga. Nti nanjye wangira umusirikari, nanjye nkabafata nkabakubita gusa. Naravugaga nti ndamutse mbaye umusirikare ntabwo bakongera gufata muzehe cyangwa ab'iwacu ngo babafunge. Uwo mupolisi yarakomeye icyo gihe. Papa wanjye yatonganye n'umugande bapfa ibintu by'ubutaka, bahita bamufata baramufunga. Kuva icyo gihe rero numva ko mbaye umusirikare nanjye ntawakongera gufungisha abantu b'iwacu. Nizo nzozi nari mfite icyo gihe. Ikindi, kubera ubuzima bwo kuba mu nka, ibindi nabaga ntekereza ni ukuzaba muganga, mbese nkaba veterineri w'inka. Training nayikoreye mu ishyamba, kadete nayikoreye mu ishyamba, tukiga igihe gito ariko tukigamo ibintu byinshi cyane. Nibyo byatumye umuntu ashabuka aba active cyane mu gisirikari. So nakundaga igisirikari cyane. Hari mission twakoze kandi ikomeye, yari ikomeye cyane rwose, kandi twari tugeze ahantu habi cyane. Ni igihe afande amaze kuza, ubwo ndavuganye kuba perezida wa Repubulika Paul Kagame amaze kuza avuye muri Amerika aho yigaga. Icyo gihe hari intambara ikomeye, baturashe Ryabega, baturasa ahantu hose, batugose, mbese byari byarangiye rwose. RPF yavuye kuri mapu, niko nabivuga, kuko Ryabega niho barasiye babayingana na Bunyenyezi. Noneho njyanye force yanjye nayo barayirasa, dusubira inyuma. Nari mfite force ya task force bayirasheho icyo gihe, ariko nta cyabaye cyane kuko twari fresh kuko nanjye naje nyuma ho gatoya. Nageze ku rugamba nyuma y'ibyumweru nka 2 urugamba rutangiye, kuko nari ndi mu majyaruguru y'Ubugande.